bibatunganira cyane kabisa hirya no hino mu gihe mudukurikiye mwerereye. Turi kuwa gatandatu w'icyumweru, kuwa gatandatu mwiza cyane wa tariki 12 z'ukwezi kwa karindwi 2025. Ku mugoroba ni ku mugoroba mwiza cyane hano i Kigali mu Rwanda, hanyuma ko dukurikira bari hirya no hino ku isi agiye hatandukanye. Ubwo nagira ngo nkumenyeshe ngo nkwifurije ibihe byiza bitewe naho ugiye uherereye. Uyu munsi kuri uyu mugoroba hari byinshi cyane byavugwaga. Rayon Sport yakomeje imyitozo, ariko uyu munsi nta kindi cyavugwaga cyane uretse umukino wa gicuti. Wari umukino wa gicuti wagombaga guhuza abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport Team A ndetse na Team B. Bikaba birangiye ikipe ya mbere A itsinze iturutse inyuma, itsinda Team B ibitego 4-2. Ibitego 2 byatsinzwe n'uwitwa Rutahizamu Shadrack Bingi Bello watsinze ibitego 2, hanyuma azakuba afatanya n'uwitwa Dama Bakayoko kabisa nawe waje kubona ibitego 2. Aho ni mu ikipe A. Ikipe B yaje gutsindirwa n'uwitwa Tony Kitoga, ishoti ryiza cyane riremere yateye, ndetse undi mukongomani uri mwigerageza mu ikipe ya Rayon Sport niwe waje kubonera igitego ikipe ya B. Hari amakuru menshi cyane ari kugenda acicikana nyuma y'umukino wa gicuti. Ese abanyamahanga bagomba kongerwamo muri Rayon Sport bo biraza kugenda bite? Ushobora kwibaza ngo abanyamahanga ni bande? Rayon Sport imaze kugwiza abanyamahanga benshi. Wumve ngo ikipe A, ikipe iyo twakwita Rayon Sport A, ubwo ni yandi ya 11 babanzamo n'abasimbura, wenda twabara ko ari nka 11 babanzamo, hanyuma abandi bari babakoreye mu ntege bagiye muri Team B. Iyi Team B rero n'abanyamahanga bari biganje kimwe nuko abanyamahanga bari biganje muri Team A. Ushobora kwibaza ngo abanyamahanga bimeze bite, bizagenda bite, cyangwa se bizatungana gute? Biragoye cyane kubyumvisha, ariko nicyo duhari kugira ngo tugende turebe uko ibintu bimeze. Umunyamahanga wambaye 17 mu ikipe ya Rayon Sport B niwe waboneye igitego ikipe ya B ya Rayon Sport, ibitego 4-2. Ariko reka tugende tuganira ano makuru menshi agiye atandukanye. Ese twahera kuri uno mukino, wenda udusigiye ishusho ki? Nicyo umuntu aba akeneye kumenya resultat 4-2. Ibyo ngibyo biroroshye cyane, ariko ushobora kwibaza ngo ibitego 4-2 byagiyemo gute, cyangwa se niki iyi match idusigiye. So icyo nabanza kukubwira, Team A niyo twari duhanze amaso cyane. Nk'ibisanzwe twagombaga kwihanga amaso, kuko niba umutoza ahisemo akavuga ngo reka mbanze Team A, mbanze nyishyire hariya nyiselegitinge, tubanze turebe uko ibintu bimeze. Nagira ngo nkubwire ngo Team A yari irimo umuzamu witwa Dirisa Kuyate, yarari mu izamu. Hanyuma mu mutima wa defense umutoza Afaham ya Rotifi wari uri kwitoza yafashe uwitwa Nshimiyimana Emmanuel Kabange amushyira uruhande rumwe, urundi ruhande ashyira Nshimiyimana Fabrice, hanyuma hagati yabo ashyira Rushema Chris. Urundi ruhande nukuvuga ngo yafashe Nshimiyimana Emmanuel Kabange na Rushema Chris bafunga mu mutima wa defense, hanyuma uruhande rumwe ruhengamiraho uwitwa Nshimiyimana Fabrice, urundi ruhande rujyaho Musore Prince. Iyo yari defense ya 4. Hagati mu kibuga Team A umutoza Fahami ya Rotifi yashyizemo Tambwe Gloire, ashyiramo Ishimwe Fisto ndetse na Mohamed Sheri. Abo nibo yabanje hagati mu kibuga. Hanyuma kubasatirizamu uruhande rumwe rwaciyeho Biramahire Abedi ndetse na Shadrack Bing Bello. Abangaba nibo batangiye bataka, nuko yaje kugera aho arahindura. Hanyuma ubwo ikipe ya kabiri yari irimo abitwa ba Tony Kitoga, ba Ryan bari barimo, hanyuma abitwa ba Rutanga Eric bari barimo, abitwa ba Sanana, abitwa ba Iradukunda Pascal, umuzamu Mugisha Yves. Abo babanje mu ikipe B, ariko ikipe B yatanze challenge. Ikipe yatanze challenge, nicyo nabanza kukubwira. Ikipe yabanje yatanze challenge kuko ibitego 2 yatsinze niyo yabibanje. Ntekereza ko wenda Team A yaje isa nkaho yayisuzuguye, cyangwa se yireba mu maso ivuga ati ni ikipe y'abana batoya, cyane cyane ko yaririmo abana batoya ba Iradukunda Pascal, ba Tony Kitoga, yaririmo aba ba Ryan Hamwemeshi burana waracyari muto cyane, hanyuma yaririmo ba Paul Basindi Paul Jesus bari barimo, urumva bamugisha Yves bari bari muri iyi ngiyi. Bisobanuye neza ko nyine yari ikipe ubona ko nyine ari y'abana. Team A rero yaje isa nkaho ibanza kwinegrija. Ikipe B banze bakubita challenge, banze barohamo 2 by'umuriro byiza cyane, igitego cyiza
cy'umukongomani uri gukora igerageza muri Rayon Sport wambara nimero 17, hanyuma n'ikindi gitego cyiza cya Tony Kitoga kabisa washyizemo aterekamo. Team A ibona gukanguka iravuga ati bya bintu birakomeye cyane. Hanyuma rutayezamu Shadrack Bing Bello yatsinze ibitego 2 harimo icy'umutwe ndetse harimo n'ikindi kabisa cy'ishoti. Hanyuma uwitwa Dama Bakayoko atsinda igitego cya penalty ndetse n'ikindi nawe yatsinze cy'ishoti, birangira ari ibitego 4-2. ubwo nicyo wamenya. Hanyuma kuri uno mukino twagenda tuganira kuri umwe kuri umwe mbere yuko twinjira no mu yandi makuru agiye atandukanye. Umwe kuri umwe bimeze bite, byagenze gute? Navuga ko kuri umuzamu Idrissa Kuyate kuba twarebye uno mukino, Idrissa Kuyate navuga ngo ntago aratwemeza neza, ntago aremeza neza ku buryo abantu bavuga bati ibyo tugomba ku muzamu mukuru yabiduhaye. Abantu benshi bamushinja ko afite icyo bita fitness idahagije, ariko kuba ari umuhanga bwo n'umuhanga, umuhanga pe. Idrissa Kuyate umuhanga, match urabona ko agenda amenyera, sinzi niba ari ikirere cyamugoye, sinzi niba ari iki, ariko ubona ko ari umuhanga. Hano kuri mu mutima wa defense nubwo Youssou Diagne ataraza, twagombaga kureba igipimo cy'uwitwa Rushema Chris ni muntu ki. Ese wayobora defense yawe hagati muri central defense ukaba waterekamo hari amaguru yawe ukayashyiramo n'ubwenge bwawe ukabushyiramo, hanyuma ukayobora defense neza cyane? Ibi ngibi Rushema Chris yatweretse ko abishoboye. Rushema yatweretse ko ari umudefense ukomeye. Rushema Chris ni umwe mu barideri ikipe ya Rayon Sport yungutse, ni umwe mu barideri bashobora kuzitwara neza, nta gihindutse, wenda ntagire imvune, ntagire wenda nk'imvune muri sezo, cyangwa se ntagire ibindi bibazo bindi, ariko ari n'umunyarwanda agomba gukina, cyangwa byemera agomba gukina. Ubwo Youssou Diagne dufite icyizere, cyangwa se hari icyizere cy'uko abadefanseri bose bahari uwitwa Rushema Chris arabarusha, uwitwa Nshimiyimana Kabange ndetse n'uyu Fabrice, abo bose arabarusha pe, bakubye nka gatatu. Byumvikana neza ko Youssou Diagne naramukaje ari we bazakinira mu mutima wa defense. Nta kibazo cy'umurideri muri central defense Rayon Sport izigera igira hari Rushema Chris. Rushema Chris yatweretse ko ari mu defense ukomeye. Hanyuma ku bandi bafatanyaga barimo Nshimiyimana Fabrice. Nshimiyimana Fabrice ni umusore twarangije sezo ishize atwereka ko ari umusore ushobora gukina neza, nubwo ari bwo yentroduije cyangwa se yaje mu kibuga ruko sezo igiye kurangira. Ibyo murabyibuka neza ku mukino wa Muhazi nibwo bamuzanye mushyashya, tunashimira Rwaka Claude wamugiriye icyizere avuga ati reka mushyiremo hari ukine. Hanyuma n'uwitwa Nshimiyimana Emmanuel Kabange, uyu nawe yatweretse ko sezo ishize yatweretse ko ari umusore ushobora kugira gutya rwose agakora ibintu biremereye cyane. Kabange rero, uyu witwa Kabange yatweretse ko nawe ari umusore ushobora kuba yafatanya n'abandi muri central defense, akaba ari squad player, akaba ari umukinnyi ushobora kuba yakwitabazwa rwose igihe habaye ikibazo wenda cy'abandi ba defenseri, cyangwa se wenda habaye ikibazo nko hagati mu kibuga hari abanyamahanga benshi, akaba yajyamo akaba yafatanya na Youssou Diagne cyangwa se agafatanya na Rushema Chris. Byose nibyo tubonye muri uno mukino wa gicuti. Hanyuma ku bandi basore bagiye bigaragaza, navuga ko rutayezamu witwa Shadrack Bing Bello, uyu nguyu watsinze n'ibitego 2 muri uno mukino, ubona ko ari umusore ukomeje kugenda yigaragariza abareyo cyane. Abareyo bakomeje kugenda bamusingiza, bamuririmba, bavuga ati uyu ni rutayezamu uzaza guca impaka, kandi nibyo koko ni umusore wabahenze cyane, ni umusore watwaye amafaranga menshi, umusore watwaye akayabo. Muvunyi Paul nibwo bwa mbere twamubonye guhera ino sezo yatangira ari mu mafoto basinyisha umukinnyi. Ibyo byari bifite icyo bisobanuye kuri transfer y'uyu musore, byari bifite icyo bisobanuye ku hazaza ha Rayon Sport. Uyu ni umusore iwabo muri Kongo, twagiye kubona tubona ibinyamakuru byinshi biri kwandika ko ari umwe mu bakinnyi beza igihugu cya Kongo Kinshasa cyari gifite, yewe ngo bashakaga no kuba bamwitabaza mu mikino ya CHAN. Murabizi ko hari imikino ya CHAN igomba gutangira, Kongo Kinshasa yagombaga kuba yamwitabaza, ariko nawe kubera ko intumbero afite ngo zitari zo kugarukira hano hafi, aravuga ati reka nze, ndabizi neza ko buri gitego cyose natsinda hano muri Rayon, buri gitego cyose natsinda muri shampiyona y'u Rwanda, haba hari amahirwe menshi yuko byamworohera kuba yasohoka akaba yajya mu yindi kipe ikomeye. Uyu ni umusore ufata hano mu Rwanda nk'ari nk'inzira imufasha gusohoka neza. Akomeje rero kugenda yigaragaza muri uno mukino, atsinzemo ibitego 2,
harimo igitego cyiza cyane yatsinze cy'umutwe. Uyu ni umusore ufite imbaraga cyane mu kijyanye no gutaruka. Detante ye ubona ko aba defenseur bo mu Rwanda bizabagora cyane kujya bamufata, bizabagora cyane kujya bacungana nawe kubera ko gutaruka kugeza kano kanya mu myitozo sofa amaze gukora imyitozo iminsi 3 ariko niwe umaze kuba top scorer kandi abandi bamaze igihe kinini bamaze igihe kinini bakora imyitozo. Urumva rero ko ari umwe mu basore bari bahanzwe amaso. Hanyuma undi musore navuga ko twari dutegereje kureba nicyo agiye kutwereka ni umunya Tunisia witwa Mohamed Sheri, nimero 8 mu mugongo. Mohamed Sheri yakinnye no mukino, ariko Mohamed Sheri ntago uyu mukino wavuga ko hari ibintu binini cyane yagaragaje. Ubona ko amaso menshi cyangwa se ibikorwa byinshi muri team A byakorwaga hagati mu kibuga. Ukabona Tony Kitoga arahari, ukabona uyu musore witwa Shadrack nawe arahari cyane. Ishimwe Fisto wagerageje kwirwanaho ndetse na Adama Bakayoko. Wabo ngabo nibo babaye star ba team A. Team A ubona ko yagiye yigaragaza cyane. Hanyuma team B abasore twagiye tubona bakomeye cyane muri team B harimo bano bana batoya Rayon Sport irera, harimo Pascal ndetse na Paul Jesus. Hanyuma muri team B twabonye umuzamu witwa Yves Mugisha yagerageje kwigaragaza neza cyane. Ubona ko hari n'abareba bamuha amahirwe menshi ko binashobotse bajye bamubanza mu mikino imwe n'imwe. Yagaragaje urwego rukomeye cyane. Ubwo uwitwa Patient kuri yo ashobora kuza yatagira umugisha neza cyangwa se yaza ari muri meforume ugasanga ni ubaye umuzamu wa gatatu kurenza uko uyu Mugisha Yves yaba umuzamu wa gatatu. Uno musore nawe wagerageje kwigaragaza. Hanyuma mu basore bigaragaje cyane nanone muri team B, ubwo ndavuga Rayon Sport B, harimo uwitwa Tony Kitoga atsinze n'igitego cyiza cyane cy'ishoti. Uyu mukongomano ni mwigerageza, sinzi ko abareyo abakinnyi bafite b'abanyamahanga. Ntabwo ntekereza ko uyu musore sinzi ni umukinnyi mwiza pe, ni umukinnyi waba squad player, ariko biragoye cyane ko bamuhitamo kubera impamvu zigiye zitandukanye z'abanyamahanga. Rayon Sport ifite abanyamahanga benshi, hari cyo nashaka kugarukaho cyane. Abanyamahanga sofa kugeza kano kanya Abedi bataramwongeramo, ndetse n'umutoza ku munsi w'ejo yatubwiye ko ashobora kongeramo abandi banyamahanga 2. Birashoboka cyane. Umunyamahanga umwe nababwiye ko muzi ni Abedi Bigirimana, uwo n'umunyamahanga ni umurundi, ariko Rayon Sport ifite abanyamahanga benshi. President Tadeyo yavuze ko hari abanyamahanga bagomba gutizwa cyangwa se bakagurishwa. Ntago wakwibaza ngo ni bande, sinzi, wakwibaza ngo ninde munyamahanga ugiye kugurishwa cyangwa gutizwa kubera ko abanyamahanga bamaze kuba benshi. Kugeza kano kanya Rayon Sport yongeyemo ushobora kuvuga ngo umuzamu Idrissa yaje yiyongeramo, hanyuma umusore Prince